shawa makare madamu mwiza kare bucere ubundi bibarugaba ubundi aceka none se uri no kwinaniza wati nkikingira oya narinde ubundi ntago wemerewe kuvunika kandi nubundi byose rega tuzabifatanya umunsi nibwo nananiza uko nshaka ariko we ntago nagufata uko mwe ahubwo niba hari ikintu cyakinzanya hano dushaka ukuntu wakwaka gatanya twebwe duhite tujya kwibanira ujye uvuga nuko cyo urugo rwanjye nararushwenye kubera wowe shaka nawe ukuntu ushwenye rwawe shamada ikigabo cyatumaranye umwanya mu muhanda kiravuga mana umva reka nkubwire yarari kuvuga ibigambo byinshi ndi muri bundi rwagiye nkajya kwirebera shere wanje ko numvaga rwatinze kusezera sijye ndose dutandukanye ndagukunda nyekera mbere nambere ariko ikindi nkeye ikintu ushaka watumye nandukana n'umugore wanjye nawe tandukana na rura rugo rw'urugabo tujye kure urugo rwanjye nusenya ko umva ukuntu rero reka nkugire inama je imitungo yanjye ngiye kuyigurisha urumva none rura rugabo niruza wirunguze bya daje wirunguza ariko kibwira ati je nta kintu mvugana nawe naraye bitewe n'ibigambo wagiye ku kazu maze kumbwira genda shaka gatanya hasi hejuru sibyo mukunzi ariko nanjye bitewe no kuntu mukubona rwose wewe warandgoye ahantu hose kukureba bya birandgohera mu burire none uri uwa mbere ukanikurikira mva nawe buri gukabya amaze nukuri ndabikora pe ko nanjye ndagukunda rwose nawe nshaka kugumana na rarugabo rurandambiye ruranashaje rwose naga ari nka mva wowe ufite n'amatuzi kabiri rega rurarugore n'impamvu je natandukanye nariko rurarugore uzi impamvu natandukanye nabi nararurebaga nkabona pusense ukuntu rumeze cyari kibi nta kabuno nta kintu undi we niyo mpamvu niyo mpamvu nzapfa reka narutoraguye icyangugu nayo nagiye ariko uzi kuriya muntu yanamurebaga nkabona asa n'abantu b'icyangugu rwarendaga kunyikorera sinavugaga navugaga rukarenda kunyikorera wari waratoraguye nabi nkubwije ukuri nta mari wari ufite ahubwo nyine tubyikorere gutya nk'uko bivuze wowe shaka gatanya mugabanye imitungo yose mufite uzana amafaranga menshi umva nyine bisaba kubigendamo gake urumva nawe divorce ntabwo nyine divorce bisaba kuki utabigendamo cyane nawe nanga kuvuga nabi nase kutangiye kuvuga nabi nitugera kuri iyo ngingo tujye tubaseriye kandi wasanga nitubana uzaba nta mponda nubwo ngukunda bwose nta kibazo nuko nyine naza ndarakara nyine naza ndarakara cyane ku buryo nyine tuvuga ati tubikemura kandi sazigera amenya n'umunsi n'umwe konsa hano sasa namenye nge nawe ko hari icyo duhurireyo urumva ngiye nakwitesha koko rero madareka nkubwize ukuntu icyo bintu nkubwiye nawe ubitekerezeho neza ariko nyine ibintu byose umurongo subise ko ngukunda ndumva ameze nabi tujye mu cyumba tuye ukuntu twakwisayidira baba wenda renda gupfa ngo ukoreho se umva nyine tugende wenda umva nyine ngende nkore iki n'iki vuba kiriya kigabo kitaraza ubundi ngende numva umutima w'umubiri wanjye uruhutse ntabwo nagenda naniwe sibyo nta kibazo tugende ariko bro reka nkubwire ngiye mbona ingo z'iki gihe zisigaye ari danje nkanjye nk'umusore ndumva ntazigera nshinga urugo pe bitewe n'ingero ndi kubona hanze aha shasa uko kubeshya ngiye ndumva ntazarushinga kubera iki nyine umbaho ingero zimwe na zimwe zifatika ubibone banza urebe hano ruguru kwa nuza ngo kwa mugabo w'inzobe ngo ni Papa Diallo yashwanye n'umugore baraserera abagabo bari hano umugore n'umugabo barashwanye baraserera bigera naho batandukanye ibibazo byo mu miryango ni wabimenya ariko kuri iki gihe ngiye numva ntaza none hari n'undi mugabo hari undi mugabo nawe niba abagabo b'iyi minsi barabaroze shasi imbizi ndagaza nose baba bapfiki umva none nkubwira undi mugabo uri kungomora ibintu byo gushaka nari nifitiye gahunda y'umubibitsi niba wumva birimo neza sha uzabikore ariko ngiye kuri iki gihe ubu nukurya gusa reka mbabwire rero nugira niba umuntu akarekera akarenza aho ngaho imbere cyane murabizi se kuno bintu bimeze mureke mbabwire rero gushaka n'ubundi muri iki gihe kumva akari byiza mwana nese no kwa papa Kereya
hara hepfo aho begeze gushwana ejo bundi ngo z'ikigihe nakubwiye ngo wagira ngo bazitejemo satani harimo abadayimoni ahari nanjye nk'umujeni ntago nzigera nshaka reka gusa abagore baba bari kuzana izihe mpamvu ziri gutuma ibintu bidakomera nyine mbanze nkubwire njye ntago nubaka sibyo ariko kuvuga ngo abantu ngo barashaka ngo baragira bate urabona hari ubukwe bukiba muri iki gihe se ahubwo hasigaye haba divorce nigatanya kuba ubwo buri guhita bugira buri kuba buri guhita bugira nta hantu meruka kujya kuvumba nokora niko iki wenda reka tureke n'ibyo guvuma urumva bari n'abakera n'abashatse akanya kera bari gushwana buri munsi badashwana gusa wowe wambwira ngo tuzashaka ndabona ari ukujya umuntu ahanagura agakweto akajya kureba icyana bisanzwe umuntu akarya ibyana nta we ibyo ngibyo bikora nabirenze ariko ngiye kurya njye nabonye umugabo n'umugore bari kurwana ingumi n'umugeri hafi avuga ngo papa cyusa ngo bimeze gute papa cyusa papa kiriya papa dia ari nabo twafatagaho urugero ari nabo twafatiragaho urugero shabyihorere mwana none nka papa keriya umuzi ko umugore we yubakisha hirya kumva we yaba yibereye mu kazi agorora rwari rwishije nabyemera sinzi ziri kuba zirimo abadayimoni uwo muntu uvuze ngo ni papa keri umugore yubakisha wobonye yanzu ubakisha gitara senyutse kandi ngo bari baramuhaye ikiraka nari nzi ko buri ahubwo nabibonye kuri nawe n'iminsi mike bagatandukana ntago nari nzi ko ari iyindi mpamvu ntago komana abagabo b'iminsi ubwo abagabo b'ejo hazaza turagowe dufite ibibazo turashize nakubeshya ubu ngiye byamaze kumvamo ubu byamaze kumvamo wanguwe wangumuye ni ukuri kw'Imana nakubeshya ako kantu sisa ngo nakugume niba ari igitekerezo cyanjye cyangwa ingamba nafashe oya none se reba umuntu nafatiragaho urugero bro abanyamabwa rwose turetse n'ibyo ngibyo njye ntago nzashaka njye ntago nzashaka usirumva n'ubundi ko ushaka umugore n'ubundi ejo akaba arantaye urumva cyangwa se agiye kunca inyuma nka wa wundi hariya hirya urumva kuko ndagenda yubatse ngize gutya nguza gake akamodoka umugore reka nkoze namara kubabwira ibyo ngibyo papa se yawe ni iyihe papa se yawe ntabwo uzashaka umugore ubu ngubu reka burya icyana ngira gutya nimanukira mfata icyana nikubita ubundi nikomereza gake rero burapakiriye burangiye twaturutse ruguru iriya hose tuganira hakura ari ibintu ubika mu mutima wawe ukumva biranze pe nese icyo wabitse ni ikihe kandi inshuti yanjye buriya mbona umugore wawe gucanye umugore wanjye ntabwo yakora umugore wanjye ko mwizera uzi kazungu hari Rwanda wakoze divorce na wa mugore ndese kavuga papa Diaro se yego papa Diaro ntabwo yanjye zikora n'inshuti yanjye ntabwo inshuti yawe ntabwo yanci inyuma pe inshuti yawe ni Yesu amaya si binakora nese no buri munsi ujya ku kazi ukaza hano abaje gukora akahe kazi basumbeshya ko mbiziko papa Diaro atamemukira ko umugore wanjye nawe anyizera mbiziko ntacyo yabuze umva yanci inyuma kubera iki koko simbizi niba ufite kamera mu rugo wawe uze gufungura wirebere wenda ndaje ndabimenye ariko ndibuka uko nigeze kuyimanika ndaza kwireba uranyibukije igenda ahubwo reka njye kubikurikirana hakira ngagera mu rugo nsubiza abana yewe ko n'umwana wanjye kera ari kwitegura kujya ku ishuri sohoka ko biriya bintu uriya mugambwe nibyo ra berange sikataza gukingura nagarata yewe madame hey soza bimeze biteze haso tukansuza wa mugore wa musuza se mibiki nese na musuza mibikira nese ubaye kano kanya ako buriya harya ngo nasoni kuba wasize umbwira ari amagambo uzi ko wari uzi ko ugasanga rero nishimye si twasize tubikeme byarangiye mva reka ngiye nkwibwire rero ngiye ikintu nshaka ngiye ndashaka ko dukora divorce rwose ndumva nkurambiwe ndakurambiwe sinkukeneye pe yego muranze gushinga ingo mu bigize business rero umwaka umwe tumaranye urumva ushaka divorce nta kibazo niba wumva ari business cyambere ngiye nshaka ko dukora divorce agapaki k'imyenda imbere gusa wazanye ni kuri gushakira divorce
Imyenda y'imbere. Hari ikindi kintu nayiguriye se. Nayiguriye. N'ubu maze kubona inzu mfite ibyo nkora byose. Uti ndakora divorce rwose. Nuko nyine ariko kubaka mu buranze mu bigize rwose business mwako. Cyo nuko urugo narusezeraniye rero njye ndashaka yuko dukora divorce. Uranyumva nari ariko wazi ko itegeko ryahindutse mada. Tegeko. Niba ari business itegeze imyaka 5 basi tugabana ibingi naho hari ibyo uzamaze gutakaza. Ibyo ngibyo nibyo uri kwivugisha rero. Yego ye. Ibyo uri kubyivugisha kubera uri hano mu rugo. Ariko kwizera biraguma koko. Kwizera. Madam mwizere ngo buri kimwe cyose nyeneye nicyo nsabye cyose. Ahubwo se musukisha ujyane muri salo buri kimwe cyose. None kano kanyiti umwaka umurashize ubugene bugushizemo umwana umwe arahagije ipacyo y'umwe narabwibere gusazanye birahaje ibitenge byiza arabibonye uti ndashaka divorce. Ariko wasoje kuvuga. Ariko ubone mubaze mama Keri wabaye iki? Ni itabi wanyweye urumogi wanyweye wabaye iki kano kanya? Ko nzi ko uri umugore muzima ufite ikihe kibazo? Ibyo by'abagore nabirambitse hasi. Nibyo agakwiye kunyakira hasi ndashaka divorce ngiye.